Sabin nakoze ikiganiro nta bitunguru yamaye ngo shyire mu maso yanjye urumva ngo bitunguru ngo bagashyira mu maso ngo bakarira nawe Imana nagusabira ikintu kandi Imana nuko yamubujije kuvuma ariko nawe uzagira ikintu kikuriza utakizemo ibitunguru nkuko narize kwa Sabin ndizwa n'intimba nari mfite ndizwa n'ibikomere nari mfite nawe Imana izakuduhera umusongo ukurize nta bitunguru bagukizemo ugaragare ko nawe umuntu ashobora kurira nta bitunguru bamushyizemo views uri kubona kubera wavuze bagenzi bawe wabaye isutwa kuri iyi mihanda iyo ni imivumo uyego uzayarotira uyakoresha ibintu ariko ibyo bintu bizakubera igihombo ndakubwiza ukuri nta kintu cyavuye mu maraso aya ni amaraso rega buriya Sabin umwisha ahagaze njyewe umuntu yaramvugaga ngo umutima ukandya nkati ibiro urambwira ngo buri ibiro yarafite nibyo agifite Hello guys mumeze mute narimba kumbuye urukumbuzi rwari rugiye kunuritsa umutima mana we yambi sheri bacu abasheri bacu mana yanjye nukuri mutima wendaga kundya narababuze abanyandikira kuri WhatsApp Jeni muri amahoro ko tudaheruka kubabona nje kubabwira ko turi amahoro masa nta gikuba cyacitse mu muryango wacu turi bazima n'utwagiye tubaho n'utuntu duto muri iyi si nyine tugenda twizaho buhoro ariko turi bazima ya rero Bertrand yambwiye ngo mbasuhuze ntago yabonetse yagiye mu kazi ariko arambwira ngo mbasuhuze cyane ngo mbahe ngo tubizo twinshi cyane ngo two kubasuhuza so ya rero ndabashuje mwese aho muherereye hose impande zose z'isi ntago narondora buri gihugu mu isi yose tugiye dufitemo abakunzi ya ndabashuje rero no mu rwego rwa Bertrand nawe ndamubashuhurije amahoro y'Imana bane namwe turacyabakunda turacyari kumwe n'ukuri pe turacyabakunda cyane nago twabanze nta naho twiteguye kujya turacyari kumwe namwe nkuko rero bisanzwe iteka murabizi ko dutangira ikiganiro n'isengesho kwiragiza Imana kuko Imana niyo mugenga wa byose ya mwami Imana turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimiye ko uri Imana yacu tugushimiye ko uri umurengezi wacu tugushimiye ko uri umutabazi wacu tugushimiye ko mwami Imana nyiringabo ubana natwe umunsi ku wundi ukaturengera ukadutabara tugushimiye ko wohereza ingabo zikaturwanirira urugamba tutabashije kurwana kandi witeka nyiringabo ugatabarukana intsinzi izina ryawe nirihimbazwe bana nanjye muri iki kiganiro mwuka wawe ambeho cyane bana n'abakunzi bacu badukurikira umunsi ku wundi ubaha umugisha utagabanije Uwiteka Mana nyiringabo kubera ko bemeye kubana natwe bemera kutugumaho kubera ko badukunda ngaho rero nushyirwe hejuru icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose amena ya mwakoze gusengana nanjye ndabizi ko mwasenze namwe sibyo ya rero nshuti zanjye nkuko nabibabwiye maze iminsi tutaboneka ariko byari amahoro cyane naho wenda Satani yaba yaragabye ibitero ko tukiri mu isi dufashikiye mu ntambara ariko yaratsinzwe nigeze kugiraho akabazo ndarwara mu byo Satani yaragambiriye no kuba ubuzima bwanjye cyangwa se ubugingo bwanjye yabujyana byari birimo ariko ndashima Imana ko ikimpagaritse ikindinze nubwo hari icyo Satani yatunyaze cyangwa se yanyaze ariko njyewe ndiho ndahumeka Imana yacu nihabwe icyubahiro ya rero ikiganiro ngiye gukora jyenyine numvaga nari ntari buzanagikore ariko bibaye ngombwa burya numenya ukuri ukagushyira hanze kucyuzi uzaba ukoreye umugisha mu rundi ruhande nubona mugenzi wawe yatewe amabuye ariko hari icyo wamuvuganira uzagira icyo uvuga ntuzagende ngo umute ku nzira cyangwa se nusanga umuntu bamukubitira ku nzira njyewe niyo nsanze umujura wibye bigaragara ko ari umujura barimo bamuhondagura ku muhanda ndavuga mwamuretse ko nawe ari umuntu mpita ntekereza iki ntekereza nyina wamubyaye
mu byatazi ko ari umujura, ariko igihe cyarageze Satani aramufata amugira umujura. Nkahita ntekereza ndi mama we mpanyuze, cyangwa nkahita ntekereza ari nk'umwana wanjye nabyaye nsanze yibye bakamugira kuri. Imana ishime ko abana banjye batibye cyangwa batiba. Rero nusanga mugenzi wawe hari imijugujugu uri kumuterwa, hari icyo wavuga kuri iyo mijugujugu, hari igihamya kimwe wavuga uzamuvuganire. Hari ibintu bimaze iminsi biraha ku muhanda, ku mihanda, si n'umuhanda umwe ni imihanda, bavuga umuyutubazi mugenzi wacu, mwita mugenzi wacu yego sindi mu ntera ye, ariko nanjye ndi umwe mu bayutubazi, niyo mpamvu mvuze gutyo. Si n'umwe ni benshi bagezwe intorezo, baciriweho akari ubutega, batutswe, basebejwe, bandagajwe, babagize ibishingwe nka bya bishingwe bapakira mu modoka dutwarira ibishingwe, babagize nshuti zanjye. Isi ntabwo isakaye. Uyu munsi uravuga mugenzi wawe, ejo ni wowe uzavuga. Mvuga vuba wigendere kuko nawe ejo uzakurikiraho uzavugwa, kandi uruvuga uzavugwa kurenza ruzarenga urwo wavuze mugenzi wawe akebo nigeramo. Urumva hanze hari reka niherere ku mudamu. Hari umudamu, abadamu nkunda cyane zirampanga, ndazikunda cyane. Ngwino urebe na mpinga nzima ndabakunda. Numva ngo ngwino urebe ngo yarashenye ngo nta kibana n'umugabo we. Niwe wa mbere waba utabanye n'umugabo we, sicyo ni igitangaza? Ese wowe ko wubatse, ndakubwira we Calara, wowe ko wubatse ntiwasenya da? Wowe warushinzemo imizi? Mbwira, wowe warushinzemo imizi ntabwo ushobora gusenya. Ntibyakubaho? Byatubaye tutari abagore babidini, nawe byakubaho. Ukuri kwandagaza abagenzi bawe, nawe ejo uzahura n'abakwandagaza, cyangwa niba batakwandagaza bakwandagariza umwana, nawe umere nka wa mubyeyi uri kwandagariza umwana arimo bimujya mu matwi abyumva, kandi uzababara. Uravuze ngo umugore atandukanye n'umugabo ngo kubera ko ngo Sabin yamusambanyaga. Winjiye mu cyumba bari wamufatiye akaguru ubundi? Mbwira niba waramufatiye akaguru tubimenye. Imodoka yaramutwaye mujyana muri hoteli. Kujya mu modoka ni kimwe, kujya muri hoteli ni ikindi. Ushobora no kujya muri hoteli ugiye kunywa fanta. Ese abagiye muri hoteli bose bajya gusambana? Ubu nta bajya muri hoteli bakavuye badasambanye, baba basambanye. Binjiye mu cyumba ufite kamera yabakamera imenya ngo umwe yagiye hejuru y'undi. Wari ubihagazeho urabizi? Icyambere usenya urugo rwa Sabin. Umugore bararara aribwa n'umutima, umugabo wanyaca inyuma. Usenya urugo rwa mpinga nzima, umugabo w'ubwo ibyo ngibyo uraje uratwandagaje ngo abagore bo kuri YouTube barasambana n'abagabo bo kuri YouTube. Uratwandagaje natwe ubwacu. Ahubwo uzaza dusaba imbabazi, uzadusaba imbabazi kuko urahemukiye abantu. Sosiyete nyarwanda uzaza upfuka mu isaba imbabazi. Pana bya nyirarurashwa kwa kundi uvuga iminwa. Urumva turagenda ariko harya byagenze gutera noneho ariko ukavuga amagambo yarya umuntu. Je n'ikiganiro cya mbere yakoze ntabwo numvaga ikintu arimo avuga, nakomeje kumva ibindi, nagiye numvira no kubandi ku bindi biganiro byandi macano. Niyo nagiye numva ibyo yagiye avuga kuko hafite ukuntu avuga bwa burimi nyine bw'ubusutwa ukavuga ntibyumvikana. Ntabwo watubaniye, ntabwo watubereye umugore mwiza. Nta sosiyete nyarwanda ntabwo ifite abagore bameze nkawe. Ubu bagiye kuvuga ko abagore bo kuri imihanda ari amajajwa, ari injajwa gusa nta kindi. Watwambitse ibara, utwambika ubwambure hanze. Ngo umugabo wawe, numvise ko umugabo wawe afuha. Ese ko cyafuha? Uri intungane yagufuhira? Ntiyavuga ati ntunze marayika reka ntegufuha. Nawe afite impamvu agufuhira, arayifite. Rero mboneho ukubwira nshuti yanjye, jya uvuga uziga. Ubundi umugore arangwa no kugira ubutwari. Jya uvuga uziga, nta gahora gahanze. Urashakira indonke mu munwa, urashakira indonke mu gusebanya, ariko iyo ni imivumo. Amafaranga uzafata uri kureba views zazamutse urishimye, ariko urishimye imitima y'abantu ibabaye. Ibyo kurya birimo amarira ni bibi. Iyo ni imivumo. Views uri kubona kubera wavuze bagenzi bawe, wabaye isutwa kuri iyi mihanda.
iyo ni imivumo uyego uzayarotira uyakoresha ibintu ariko ibyo bintu bizakubera igihombo. Ndakubwiza ukuri nta kintu cyavuye mu maraso. Aya ni amaraso rego buriya Sabin umwisha ahagaze. Njyewe umuntu yaramvugaga ngo umutima ukandya bati biro urambwira ngo buri biro yarafite n'ibyo agifite. Nibyo agifite. Sabin nakoze ikiganiro nta bitunguru yamaye ngo kire mu maso yanjye. Urumva ngo ibitunguru ngo bagashyira mu maso ngo bakarira. Nawe Imana nagusabira ikintu kandi Imana nuko yamubujije kuvuma. Ariko nawe uzagira ikintu kikuriza utakizemo ibitunguru nkuko narize kwa Sabin. Ndizwa n'intimba nari mfite, ndizwa n'ibikomere nari mfite. Nawe Imana izakuduhera umusongo kurize nta bitunguru bagukizemo. Ugaragare ko nawe umuntu ashaka kurira nta bitunguru bamushyizemo. Bizakubeho. Dorothea yabonye famiye ye avuye kwa Sabin. Urumva ibitunguru uvuga badushyiramo wowe uzarizwe Imana izaguteza ikintu gitumurira nawe uriye nta bitunguru ubona icyo icyaturizagayo. Ndanabigusabiye nta nimbabazi ndi bugusabire ku Mana. Urumva wabonye views zinyuze mu nzira nziza ubu ko nikorerera duke n'umugabo wanjye twiganirira twereka abantu ko urukundo rukibaho kandi urukundo rudashingira ku bintu runaka. Iza tubonaho utwo dukeya ntago tudushimira Imana. Twebwe dushaka views twaharabikanye se twabura abo duharabika tukanababeshyera kandi tukabona views ariko ntago dushaka ibintu by'amaraso. Rero mugenzi wanjye shira agapira hasi ubane na bagenzi bawe neza. Gihe ikintu kiri kumbabaza nyuma y'ibyo nuko Sabin atari gutanga ikirego. Ariko Sabin ni yihe mpamvu iri kukubuza gutanga ikirego kuko ko nabwo mbyibaza bikanancanga kuki utari kumurega kandi ufite ingingo zikurengera. Yaraduharabitse bari kugusenyera urugo. Muri kwandagaza uri gutotezwa rega. Iri ni itoteza. Ukuntu guhoza ku nkeke hari kuguhoza ku nkeke buri munsi ibinyamakuru byakuvuzeho. Rero sinzi wo numvise ejo bundi avuga ngo twebwe ngo turi muri mama wararaye ngo buriya ngo Sabin ngo abiziranyeho ngo na Calara ngo kugira ngo Sabin yuzuze miliyoni na Calara zamuke. Ariko nkibaza babyumvikanaho se akajya no kubwira mama we niba mufite simbiza mbabarire akabwira n'ababyeyi be niba bafite ntago mbizi ambabarire. Nabati hari umuntu ugiye kuzamura cyano yanjye ubundi sigiye kugira miliyoni utarije rwarije udafite abakunzi bagukunda n'abafana benshi. Nanone nabwiye umuntu ibyo bintu bishaka kuba atari byo. Tujimaka arambwira ati none niba atari byo kuki Sabin atamurega. Arongera arambwira ati impamvu bara Sabin atamurega ati nuko azi ko izo video zihari niyo mpamvu atamurega. Ntabwo mbizi ibyo ngibyo njyewe impamvu atamurega sinyizi. Niba izo video wawe ndazitinya ko zazagaragara ntabwo mbizi. Ni uwo muntu twavuganaga avuga ati impamvu atamurega nuko atinya ko izo video zijya hanze koko bikagaragara. Ati bigaragaye divorce hagati ye n'umugore we yaboneka ko yasambanye ati yanafungwa. Ati rero Sabin niyo mpamvu atari kumurega. Simbizi sinabihamya ariko nshuti yanjye mugerageze mubana amahoro. Tugerageze tubane n'abantu bose amahoro. Iyi si nta umenya ejo yakwibirandura. Tubane n'abantu amahoro dukundane n'abantu ntitugire ikibazo n'abantu sibyo. Giye gusoza nko mu minota 2 yonyine soreza kundi mu ikindi gitsina gore kitwa Firidawu. Umugabo yakugiye hejuru arimbwa noneho wabyaye utubwana noneho nawe urimbwa akazi se none two twana no tubwana no tubwakazi ko ari dukobwa. Sha ntimugatuka abagabo mwavanze amaraso ntimugatuka abagabo mwaryamanye mwabyaranye nubwo batagufashije kura amaboko mu mifuka cishuro rero abana bawe ariko ujya kumutuka ku musozi ngo nimbwa rero ngo agiye kukwica wabwiye ribe ikagutabara. Mujye muvana ubujajwaho n'ubusutwa aho ngaho. Jyede umuntu mukuru niyo mpamvu uzajya mbacyaha kandi na Bibiliya yavuga ngo Imana ikundira mu cyaha. Ndabacyashye umvuga n'abamvuge nabi untera amabuye yantere ngewe umugore wa Bertrand ndatashye ndanashoreje aha ntango busutwa ntango ubujajwa. Bakunzi bacu batamurabeho ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Bye.